Guys, ndagushimira nanone iby'agaciro kongera kubana namwe kuko benshi ndabishimira ko mugenda mufasha ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Uno munsi nta kindi njana kugira ngo mbigishe ni ukuntu ushobora guhagarika ads cyangwa wakwamamaza muri telefone yawe igihe nk'urugero uri ku mbuga nkoranyambaga ukabona hajemo video kandi utayisabye. Rero hari ibintu bigiye bitandukanye ukuntu wahagarika izo ads ukazikura burundu muri telefone yawe mu gihe utazishaka. Niyo mpamvu njana kugira ngo twigire hamwe step by step kugira ngo bigufashe niba nta byajyaga bikubangamira ubundi ukore ibintu ngiye kwereka bikurikira. Ndagusabye kandi subscribe, like ndetse na comment ubundi ujye ubona video zacu ku gihe. Mwibutse ko yari M Studio ni iby'agaciro kandi subscribe, like ndetse ukanafungura n'akazogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho buri gihe uko tubishyizeho. Ndagushimiye, reka dusangire mbereke uburyo bugiye butandukanye bwose wahagarikamo kwamamaza muri telefone yawe. Let's go. Kuvuga ngo uzajya muri telefone yawe cyangwa setting ya telefone yawe ukoresha Android cyangwa iOS, uzajya muri setting ya telefone yawe. N'uburyo bwa mbere uragusaba kureba ino video step by step ko hari n'ubundi buryo bumwe bwanze wakoresha ubwo ariko ibi mu byaba ari uko uzajya muri setting yawe ya telefone. Nyuma kujya muri setting yawe ya telefone uyifungure guys, ubwira ko ibintu ngenda mbigisha aba ari iby'ukuri nawe uzagira ikibazo cyangwa ubona ko ari nakubeshye, please ujye umbwira umusora umbwira ati ibyo wakoze ntabwo ari byo. Gusa nanone ni ibintu nibikora ugeze ugaruka utere comment uvuga ati wow it's good, it's great, komereza aho ngaho. Niba urangiza kujya muri settings za scrollinga, warangiza uzaza hano ngiye kwereka guys, hano muri handitse Google niho uzaza kwanuka fresh nkuko ubona ngiye kwereka. Ngende yamwereka ibintu step by step kugira ngo uba wiga ujye wiga kandi manakora video igaragara neza. Turangiza uzafungura Google, utegerezeho gato kugira ngo ufunguke. Guys, musaba kandi subscribe, like ndetse na comment ko ni ibintu by'agaciro kandi bitumotiva gutuma dukora cyane. Kuvuga ngo numara kugera muri settings uzakwanaranditse all service nkuko ubibona ngiye kubikanda. Nurangiza ukore ibi bintu ngiye kwereka guys, musaba kandi subscribe, like ndetse na comment kuko ni ibintu by'agaciro kandi bikomeza kutumotiviza. Scrolling gutya ubona nko scrolling uzamura hejuru uzazana wanditse ads nkuko ubona ngiye kwa gushyira aga fresh, gusa nawe uzahita ubisoma. Niba ufite ikibazo ukagenda utatwandikiye guys ko ni ibintu by'agaciro kandi bidukomeza. Umara kukananditse ads utegereze gato kugira ngo afunguke. Nkubutse ko kugeza ikiganiro ari Idi Amin no cyane kabari M Studio. Iyi ni cyane kugezaho ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga, umuziki ndetse n'ibintu tundi tugenda tugafasha mu buzima bwa buri munsi. Nurangiza rero icyo uzakoza no ubona kizaga fresh kuri Drit advertising ads, nurangiza wakande gutya nurangiza ukandanditse Drit advertising ads wakande gutya, nurangiza uzaba uhagaritse ubu buryo bajyaga bamaza muri telefone yawe. Ubu ni uburyo bwa mbere. Reka tugaruke ku buryo bwa kabiri. Uzasubira inyuma muri telefone yawe usaba kanda subscribe, like ndetse na comment guys kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu uko tubishyizeho kandi ukajya wibagirwa gufungura akazogera kuko ariko gatuma ubona ibiganiro byacu. Ndetse nawe nuzagira ikibazo ujye utwandikira muri comment guys. Nurangiza noneho urabona ko hari igihe ufite telefoni ariko hari application nyinshi ukunda kohereza izo notification cyangwa kwamaza muri telefone yawe. Uzaza uyifate ukandeho, urangiza uzukande kuri kano kantu ubona ku ruhepfo kabanza ugakandeho gutya, ngiza ujye muri info yayo cyangwa ibiyiranga. Nurangiza kubyinjiramo gutya uzaza sorry gatoya hari nkanza atariho, ukazibira inyuma gato nkwereka aho uzaza ugakanda. Nta kindi uzakora, uzasubira inyuma uzakanditse notification. Mako notification uzasanga ahantu hameze gutya. Mako usanga hameze gutya, nkubwire ko ari application ubona ikunda kohereza ama notification cyangwa iyo amamaza cyane. Uzaza uyifunge gutya, nubona gafunguza ata ugakora gutya bite bimera gutya, uzaba ufunze kongera kubona notification zayo. None reka dukoreshe uburyo bwa gatatu nkuko nakomeje kugenda mbibizeza. Uburyo bwa gatatu uzajya muri Chrome yawe guys. Umara kugera muri Chrome yawe nta kindi uzaza kandi hano ngiye kwereka uturongo dutatu
tw'iburyo muri telefoni yawe hano unakize udufresh, warangiza kuhakanda uzamanuka handitse setting, wakande naho numara kumanuka handitse setting uze icyo uzakora kanze nkwereke icyo ugomba gukora nuhagera. Kuvuga ngo numara gufungura setting uzascrollinga gutya uzamura hejuru, numara kuzamura hejuru uzasanga handitse site setting niho uzafungura, numara kuhafungura uzamanuka guscrollinge uze hano hantu ngiye gushyira agafresh, nawe niho uzakanda kugira ngo ibintu byawe ubihagarare kuri Swift Ads. Hano handitse Ads, warangiza uzasanga kenshi wafunguye gutyo icyo uzakora uzahafunga gutya, uzaba uhagaritse kwamaza muri telefone yawe biturutse kwa kundi ubona kenshi bigenda bakwamamarizaho. Ndagushimiye, niba zino step nakweretse zitanyuzwe nazo ubimbwire ubutaha zakora indi video. Bye bye, yari Idi Amin, ciao ciao.